Nshuti bavandimwe dusangiye kwizera muri Yesu Kristo, turabasuje cyane muri uyu mugoroba. Uwiteka abahe. Rero tubashimiye ko mukomeza gukurikirana Ndayisaba Epimac TV, tukaba twishimiye gufatanya natwe muri uyu mugoroba wo gutangira isabato. Nkaba nagiraga ngo dutangize n'indirimbo ya 96 iri mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ivuga ngo nshima isabato yera. Nshima isabato yera, Imana yaduhaye, ngo tujye turuhuka, tunezerwemo n'umuso bamwitoza, uhora n'ibyishimo biduhuza agahinda, kugeza ku mperuka, n'umuso duhimbara, tukawizihirwamo, tubonerwa imbaraga, tukuzuzwa umugisha, maze isabato nziza, munsi w'ikiruhuko, duhabwa umugisha, tukamererwa neza. Dusenga Imana. Uhoraho Mana idukunda, Mana igira neza, turagushimiye kandi turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uri Imana nziza kandi ukaba Imana idukunda bihebuje. Tugushimiye ko udukunda kandi ukatwitaho uko bukeye n'uko bwije, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uyu munsi wabanye natwe ukaturinda kandi ukatugenera ibidukwiriye, tukaba tugejeje amasaha tugihumeka. Turabigushimiye bihimbarizwe. Tunagushimira kandi ko wemeye kutugira amasaha yo gutangira umunsi wera wejejwe, ugaha umugisha ukabita isabato. Turakunyuze ngo ubashije kurukana natwe kandi turuhukire muri wowe, ndetse tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu byose twakoze uyu munsi, kugira ngo duhire kandi dutunganye, twere, turusheho gusa nawe kandi tugutunganire nk'uko bikwiriye. Bana natwe, turakwiragije uturinde, ndetse n'amagambo tugiye kwiga yatwumvishe neza kandi baduheremo umugisha, ndetse adufashe gutungana ndetse no kugira umucyo uva kuri wowe. Ngaho byose biri nk'uko ubishaka, mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bavandimwe, rero mwifatanyije n'umuryango wacu muri iyi gahunda yo gutangira isabato, ndagira ngo twigire hamwe muri uyu mugoroba amagambo avuga ngo amategeko ntakuka y'Imana. Amategeko ntakuka y'Imana. Turasomera hamwe amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva. Turakoresha Bibiliya yera mu gitabo cyo Kuva mu gice cya 20. Turahera ku murongo wa mbere. Aha hagaragara amagambo ari mu mategeko 10 y'Imana yari yanditswe ku bisate by'amabuye byahawe Mose ngo abishyire Abisirayeli. Dore ku murongo wa mbere. Imana ivuga aya magambo yose iti: Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Iryo ni itegeko rya mbere. Uwiteka yabanje kwibutsa Abisirayeli ko ari we Mana yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Muri uyu mugoroba natwe aratwibutsa aho yadukuye kure cyane mu byaha, kugira ngo twongere twisuzume, twibuke ko tukiri mu byo twizera cyangwa se tugikurikiza amategeko yayo nk'uko yaduhaye.
Uwiteka rero yaratubwiye ati ntitukagire izindi mana mu maso ye. Buri wese muri twe agomba kwisuzuma akareba ko nta kindi kintu yigeze asimbuza Imana mu mibereho ye. Uwiteka arakomeza ati ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa ba se nkageza kubuzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza kubuzukuruza babo bibiha igihumbi. Ahangaha Imana itubuza gusenga ikintu icyo ari cyo cyose kitariyo. Imana ivuga ahangaha ni Imana yaturemye, Imana umuremyi w'isi n'ijuru, rero nta yindi Mana ikwiye gusengwa. Turakomeza, ntukavugire ubusa izina ry'Uwiteka Imana yawe, kuko Uwiteka atazabura kukubara nk'utacumuye uvugiye ubusa izina rye. Ntabwo dukwiriye kuvuga izina ry'Imana mu busa mu kintu cyose, ngo turirahire uko tubonye, turivuge no mu biteye isoni, oya, ntabwo bikwiriye. Ku murongo wa 8 harakomeza hati wibuke kweza umunsi w'isabato, mu minsi 6 ujye ukora, aba ariyo ukoreramo imirimo yawe yose, ariko uwa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho, wowe ubwawe cyangwa umuhungu wawe cyangwa umukobwa wawe cyangwa umugaragu wawe cyangwa umuja wawe cyangwa itungo ryawe cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu, kuko iminsi 6 ariyo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo byose, akaruhuka ku munsi wa 7. Nicyo cyatumye Uwiteka umugisha umunsi w'isabato akaweza. Ahangaha harimo ikintu gikomeye cyane. Abantu benshi bahisemo kwiruhukira ku munsi wa mbere w'icyumweru, ari wo bita ku cyumweru, ariko ijambo ry'Imana ritubwira neza ko dukwiye kuruhuka isabato, kandi imirimo dukora yose tukayikora mu minsi 6, tubara guhera ku wa mbere w'isabato tukageza ku wa 6 w'isabato. Rero isabato ni umunsi wera nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ntabwo yigeze ihinduka. Niyo mpamvu dukwiye kuruhuka isabato. Itegeko rindi rikurikiyeho riravuga ngo wubahe so na nyoko, kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Uwiteka yongera kutwibutsa ko dukwiye kubaha ababyeyi bacu. Ndagira ngo mbwire abana badukurikiye ko kugira ngo turame cyangwa se kugira ngo nabo barame ari uko dukwiye kubaha ababyeyi. Iri ni itegeko riri mu isezerano, kandi Imana yari izi impamvu. Birakwiriye ko twubaha ababyeyi bacu kugira ngo turame. Irindi tegeko riravuga ngo ntukice. Yesu yaravuze ati nututse mwene se ngo uri igicucu ngo abamwishe. Rero ibi ni ibintu dukwiye kwitondera cyane, kuko Imana yabivuzeho ivuga iti ntukice. Ku murongo wa 14 haravuga hati ntugasambane. Yesu yaravuze ati nurebye umugore wundi akamwifuza cyangwa umugabo wundi akamwifuza abasambanye. Rero amategeko y'Imana, Imana idufashe kurushaho kuyumva. Itegeko rindi rikurikiyeho riravuga riti ntukibe. Iki ni ikintu gikomeye. Hariho ushobora kwiba ukavuga uti ntawambonye, ntawagize ute, nshobora kubihakana bigakunda, ariko Imana yo iri mu ijuru iba yabibonye. Ntabwo dukwiriye kwiba, ntibikwiriye rwose. Irindi tegeko rikurikiyeho riravuga riti ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe. Kubeshyera abandi ni ikintu Imana yanga urunuka. Itegeko rya nyuma ari naryo rya 10 riravuga riti ntukifuze inzu ya mugenzi wawe. Ntukifuze umugore wa mugenzi wawe cyangwa umugaragu we cyangwa umuja we cyangwa inka ye cyangwa indogobe ye cyangwa ikintu cyose cya mugenzi wawe. Ahangaha Imana itubuza kugira ikintu cyose cya bagenzi bacu twifuza. Icyampa Imana ikaduha umutima wo kunyurwa n'ibyo dufite, kuko aha mu kwifuza iby'abandi ariho havamo kubagirira nabi kugira ngo tubigereho. Rero ahangaha Imana iha Abisirayeli amategeko ngo abantu bose bumva za nkuba zikubita, babona na ya mirabyirabya, bumva ijwi
rya hembe babona wa musozi ucumba umwotsi, babibonye bahinda umushyitsi, bahagarara kure, babwira Mose bati, bari wowe utubwira niho turi bwumve, kuko ariko Imana ye kutubwira tudapfa. Abisirayeli babwirwa aya magambo bagize ubwoba, bahinda umushyitsi, ariko twe duhora tuyasoma ukabona ntacyo bitubwiye. Ukumva ari ubuzima busanzwe, ni amategeko 10 ukayasoma ukagenda, ariko dukwiye guhindura umushyitsi imbere y'Imana, tukita kuri aya magambo, tukita ku mategeko yayo, kandi tugahora tubisaba Imana kugira ngo idufashe kuyakurikiza nk'uko ari. Rero Imana hamwe na Mwuka Wera badufashe kurushaho gusobanukirwa n'ijambo ryayo. Nibyo mbasabiye nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Ntanagiraga ngo nanone dusoze n'indirimbo y'159 ivuga ngo nyabuna buryo ngukene. Nyabuna dusenge. Nyagora ku ngoma kandi Imana isumba byose, uri mwiza kandi ntuhinyuka, izina ryawe rihimbazwe. Tugushimiye yuko mu mategeko watanze ariho urukundo rwawe turubonera kandi tukabonamo gukiranuka kwawe. Turakwifuza mu mibereho yacu kugira ngo tubashije kugendera mu mategeko yawe ndetse no kuyubahiriza, kugira ngo turusheho kuba abana beza bagukwiriye. Tugushimiye ibyo wadukoreye byose, kandi tugushimiye naho tugejeje. Twifuza gukomeza kurushaho kuduteza intambwe kugira ngo tube abo wifuza ko tubaho, kugira ngo kandi tujye aho ushaka ko tujya hose mu murimo wawe. Turakwinginze ngo uduhire kandi ubane natwe, uduhire muri uyu munsi w'isabato, ukomeze kubana natwe, kandi imigisha wateganyirije kandi ukagendera abo waremye,
iduhane n'abakwizera bose mu izina rya Yesu. amen.